Turanezerewe cyane kubwa uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire amagambo y'Imana ari kudufasha, Imana yashyize ku mutima, kandi turanezerewe guterana namwe aya masaha. Ni iby'igiciro kubona abantu bangana gutya bafata umwanzuro wo kugukurikirana. Mbasabiye umugisha uhageze bwa mbere ukande subscribe, kandi ujye ukoresha imbaraga zo kuzamura uyu murimo ukoresheje ibitekerezo n'ubundi buryo bwose bushoboka, no kohereza abantu benshi ibi byigisho cyagufashije cyose ujye ucyohereza. Wowe tubana hano rero umunsi ku munsi, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kukwambika imbaraga zayo uko bwije n'uko bukeye. Ntugatsitare, ntugacumbagire, Imana muri kumwe. Hanyuma ndasuhuza abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu mpande zose z'iki gihugu, inshuti zanjye, umuntu nkurikirana afite ikibazo, Uwiteka akuvane mu cyiciro cy'ibibazo. Wowe nimba uri kunkurikirana urwaye, Uwiteka aguhe gukira mu izina rya Yesu. Birashoboka ko uri kunkurikirana ufite ibigeragezo byinshi harimo n'iby'amadeni, Uwiteka akwishyurire ndetse cyane. Hanyuma wowe urankurikirana uri mu mpande enye z'igihugu, z'isi, aho uherereye hose, imigabane iyo ari yo yose, ahantu uherereye mu mijyi iyo ari yo yose, ibyaro ibyo ari byo byose, amaboko Uwiteka akubeho kandi ukomeze kugira intsinzi. Intambara yose ufite haboneka intsinzi, kuko ntabwo intambara zose bazitsinda. Hari igihe umuntu atsindwa, ariko nkwatuyeho intsinzi ku ntambara iyo ari yo yose ufite mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikomeze kugushyigikira no kukwagura mu izina rya Yesu. Hanyuma ndagira ngo dutangire dusenga Imana, dushimira Imana yabanye natwe mu minsi yose itambutse, iturinda nijoro turyamye. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Imana iturinda aho duherereye hose kandi mwumve ko mbakunda, ndabakunda. Hari igihe nyavuga ngo cyane cyane, ariko ndabakunda. Tunagira ngo dusenge Imana ikubereye maso, ikurinda mu gihe biba bikomeye, kugaburira mu gihe bikomeye. Tugiye gusenga Imana kugira ngo tuganire iri jambo Imana yashyize ku mutima. Imana ishobora byose, ndagushimiye cyane. Ineza yawe ntawayirondora. Iyo uvuze ibintu byose biraba. Itegeko ryawe iyo utegetse byose birakumvira. Haleluya. Ndakwingize Nyiringabo, ubwiza bwawe bube kuri twe. Umuntu wese uri hano muhe umugisha. Ufashe umwanzuro wo kwicara kumva ijambo washyize ku mutima wanjye, umumpere umugisha. Kandi iri jambo rigende riba umuti uvura. Ijambo ryawe ni imbuto itabora. Ijambo ryawe rityaye amugi yombi, riratyaye. Iri jambo rikata ibiziriko byose byari biziritse amahirwe y'uyu muntu. Iri jambo rityaye amugi yombi, rikate iminyururu yose yatuma gutakira. Iri jambo rikate ahantu hose bakuziritse. Iri jambo rikate ahantu hose bakumanitse. Ijambo ryawe rityaye amugi yombi, rikate ubushomeri bumaze iminsi bukugendaho, rikate pe. Rikate ikintu cyose cyari cyarakwikonegisiho kitavuga Imana, rikate. Myuka yose ituruka mu batumvira yari yarakwikonegiseho, iri jambo ryawe rikate rigutandukanye n'izi mbaraga. Haleluya. Urakoze, ndakumva Mana. Ijambo ryawe ni inkota ityaye amugi yombi. Irityaye amugi yombi. Ijambo ryawe rityaye amugi yombi. Tugera mu itangiriro tugasanga haratyaye. Twajya mu kuva naho tugasanga haratyaye. Twagera mu nzandiko tugasanga naho haratyaye. Byahishuwe biratyaye, byakozwe n'intumwa biratyaye, Yobu haratyaye, Zaburi haratyaye, Nehemiya haratyaye. Rityaye amugi yombi. Hari iryo ugeraho ugasanga ryo ubugi burakata. Muri sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, rigakata.
rigakata konegisiyo z'abanyamahanga kuko rityaye, rirushaho no gukomera kugeza mu ruturuturu, rimurika ahantu hijimye, riratyaye pe. Iri jambo riratyaye, rikata ubugumba, rikata kugumirwa, rikata ubukode, rikata ubushomere, riratyaye pe. Iri jambo ryawe nirikate ibintu byose byabatandukanije no kwakira. Iri jambo nirikate ibintu byose byabatandukanije no kuzura umwuka wera. Iri jambo nirikate. Urakoze Mana, urakoze Mana. Urakoze ko ijambo ryawe rigiye gukata. Urakoze ijambo ryawe rigiye gukata amagambo mabi yavuzwe kuri aba bantu, niriyakatagure. Ijambo ryawe rigiye gukata ibi bigeragezo by'igihe kinini, rikate kuko rityaye amugi yombi, rikate ntiyagire igisigara, rikatire rimwe niryinjira muri uru rugo rw'umuntu nkurikiye, rikate intege nke kuko rityaye amugi yombi, rikate ubushomeri, rikate ubukene, rikatagure amugi yombi akore. Amugi yombi nakore muri uru rugo, amugi yombi nakore. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo ryawe ryakase ibintu bikomeye igihe inama yari yateranye yiga ku kibazo cy'uyu mugabo wari umaze gufungwa na Herode. Ijambo ryawe riramanuka rimusanga muri gereza. Petero rigenda rikata imiryango ya gereza, rirakata iminyururu, rirakata. Ijambo nirikate izi ndwara za kanseri, nirikate amadiyabete, amahepatite. Ijambo ryawe nirikate izi ndwara zo mu maraso, nirikate. Ndaryohewe Mana ku ijambo ryawe tugiye kuganira rigiye gukata. Rirakata, rikati iminyururu ishaka gusenya izi ngo, rikate pe, rikate mu izina rya Yesu. Rikate imyuka y'abariganya, rikate. Urakoze, ndagushimiye nyakubahwa, ukora kavuga bikaba, ugategeka ibintu byose bigakomera. Uri Imana y'amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira aya magambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu igice cya 14. Igice cya 14 turasoma duhereye ku murongo wa 7 turageza ku murongo w'9. Haravuze ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Erega haracyariho ibyiringiro. Ndashaka kuganiriza n'uyu muntu watemwe mu buryo bw'ibyazi yatemweho. Ndumva ashaka kuganiriza uyu muntu watemwe muri ubu buryo. Wari ukomeye uratemwa, wari ufite akazi uratemwa, wari ufite aho watemwe urahazi. Ariko hakaba hari ikintu cyitwa ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Ariko tugiye mu mashyamba dusanga hari ibiti bidashibuka. Ntabwo ibiti byose bishibuka. Ndashaka kuvuga ubwoko bw'igiti gishibuka. Aleluya. Ndashaka kuvuga ubwoko bw'ibiti bishibuka.
kuko ibiti byose ntabwo bishibuka, ibiti byose byatemwe. Utazumva tuvuze iri jambo gatangira kwiryagagura ngo ngiye gushibuka. Oya, ibiti byose byatemwe ntibishibuka. Uze kumva ko ni ugutemwa si ukurandurwa. Kandi ikindi biterwa naho watemwe. Hari igihe baba waratemwe mu mizi, ariko turashimira Imana ko bahushije bagatema igiti ntibateme umuzi. Ubu amahirwe ugize ni uko watemwe igiti utatemwe imizi. Ntabwo rukirangiye. Iyo umuntu yarahushije intego, yahushije umuzi. Ariko tugiye kwivugira iki giti gitemwa kikongera kigashibuka. Ni ikihe giti? Ni ubuhe? Kuki gitemwa kigashibuka kandi akaba igitemwa ntigishibuka? Iki giti gitemwa kigatemwa mu mpeshyi, izuba rigahita rigicanira, kandi hari icyatemwe mu itumba ntikimere. Hakaba ibindi bitemwa mu mpeshyi bikamera, hari ibyatemwe mu itumba ntibimere. Iri jambo Mana yanjye we, mfasha aba bantu baryumvire mu mwuka naritumwemo. Kuki hari igiti gitemwa mu mpeshyi n'izuba ryinshi rikakivaho, iryo ko mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, izuba ry'ukwa munani kikanga kikamera? Hakaba igitemwa mu kwa cyenda kikuma imvura ukwa cyenda, ukwa cumi, ukwa cumi na kumwe, ukwa cumi na kabiri, kandi ntikimere. Dore igiti kimera ni igiti cyatemwe ariko kikagumya kugira ibyiringiro. Ndavugana n'uyu muntu wahuye n'ikigeragezo kimera nk'aho atemwe ariko asigarana ikintu cyitwa ibyiringiro, asigarana imizi. Waratemwe ariko ntiwavaho uruhagararana n'umuririmbyi uvuga ngo ntabwo zavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro, nawe ntazamemukira, azambera ubuhungiro. Ni iki giti cyatemwe, gitemwa kivanwaho ibiti ariko gisigarana ibyiringiro. N'uyu muntu uwagize gutya ahura n'ikigeragezo ariko asigarana ibyiringiro, asigarana irivuga ati kuko umwami Imana izantabara, aho yansize izahansanga, aho twasezeraniye ndacyahari, aho yambwiriye ko izantabarira ndacyahari, aha hantu yavuze ko izantabarira turacyari kumwe. Sinaneshejwe, sinakoze ibyaha, nihanganiye ibigeragezo by'impeshyi, ntemwa mu gihe cy'impeshyi, ntemwa mu gihe cy'ibyaha byabaye byinshi, ntemwa mu gihe cy'intambara zabaye nyinshi, ariko impeshyi ndayihanganira kuko umuzi urahari, umuzi urahari. Nimvuga imizi, hari abantu bize ibintu by'ubugoronome, nibo bakubwira ko igiti cyose kigira imizi, ariko hakaba umuzi umwe witwa rurongora. Umuzi witwa rurongora. Uwo muzi wa rurongora ni umuzi ugenda uvoma mu butaka. Muzabireba nk'igiti cyarandutse, hari igihe nzakibereka. Igiti cyarandutse kigira imizi mito ishamikiye hejuru, ivoma hejuru, kikagira ivoma hagati, kikagira n'umuzi witwa rurongora ugenda ukavoma mu butaka muri metero nyinshi. Uyu muzi rero ntabwo bawushyikiriye, niyo mpamvu tugiye gushimukira mu birere bimwe. Uyu muzi, Yesu we, dore umuzi utajya ugaragara kandi uvoma kure. Dore umuzi utajya ugaragara kandi uvoma ahantu amazi yibitse kure. Iyindi ishobora kuba yakuma kubera ko amazi yumye kubera impeshyi atahagera, ariko uyu muzi uvoma kure. Bantu muvoma kure, ndashaka kuvuga kuvoma kure, ivomera amazi azabe ahagije mu gihe cyo kugotwa, kugira ngo nugotwa uzabe waravomye kure. Ntukavome hafi nk'abanyamujinya, ariko uvoma kure. Ubu ngiye kuvugana n'abantu bavomye kure, abanyamwuka bavomye kure nibo tugiye kuvugana.
uvoma kure, waratemwe ariko amahirwe nuko uvoma kure, watemwe uvoma kure. Donc uvomera aho abandi batagera, wakira aho abandi batabasha, uvomera aho abandi batinya, uvomera kure, uvomera kure, uvomera ahantu hatinyitse, uvomera kure. Haleluya, haleluya, haleluya. Iki giti ndashaka kuvuga iki giti wikitiranya n'ibi biti binywa inzoga, wikitiranya n'uyu muntu ugeragezwa kubera ko yageragezwa kubera ubusambanyi, wikwitiranya iki giti ngo ushake kukitiranya n'icyo umuntu wageragejwe kubera intege nke ze. Ndashaka kuvuga iki giti cyageragejwe kigahura n'impeke ariko kikageragezwa kibereye mu mbaraga, aho kivoma ahantu kure, aho kivoma ahantu kure. Mwivomere kure, mwivomere kure, mwivomere kure. Umva uko Bibiliya yavuze ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka usaziramo, bakavuga bati bagicaho batewe. Abana batangiye kucyasa, batangiye gukuraho ibango. Abana rero bavukiye i Kigali tuvuga ibango ry'igiti ntibacyumva no kwasa. Reka mvuga akamanyu k'igiti basi murapfa kukumva. Yesu we, mukwiye no kwigishwa utazamera kera. Nigeze kujyana umwana wanjye wa kabiri mu cyaro, mweretse insina ndamubaza ngo iki ni igiki, ati ni ikiboga cyakuze. Umva, mukwiye no gufata igihe mukajya mubigisha niyo yayo, naho ubundi ibintu birakaze. Iki giti umva uko Bibiliya ikivuze ku murongo w'8 ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iki gishyitsi umukungugu barawubona ko watumutse, n'imizi bakabona batangiye kuyikuraho bakajya kuyicana, n'abantu bagicaho bakabona cyarumye, nguko uko bari kugucaho bakagira ngo warumye, bagucaho baguhaye priave bakagira ngo warumye, ntibamenye ko hari umuzi wari urongora uri kuvoma kure utanagaragara. Ntidushaka kunagaragara, ntidushaka ko n'uburyo uyirurongora ivoma kuri garagara. Nguko uko bari kugucaho batese muri botike asigaranye umunyu disi cyumye mukungugu. Bari kubona ko umukungugu cyanasajiziye mu butaka, n'igishyitsi cyayo cyaheranywe n'umukungugu, cyaheranywe n'umukungugu. Ubu hano hari abantu mwaheranywe n'imikungugu, bakabona umaze imyaka n'imyaka nta kazi ufite, nubwo ugenda uvuga ako gafaransa n'akongereza, bakabona ni umukungugu. Umukungugu waraguheranye, umuntu araguhamagara haro na n'ubu nta kazi, ariko se wajya upfa no kudepoza. Ni umukungugu, bari kubona umukungugu. Iyo yose ni imikungugu bari kubona, ni imikungugu bari kubona. Kandi koko irahari iyo mikungugu ikorosho, bari kubona imikungugu ariko ntibaza amakuru y'ino muzi urimo uvoma hepfo iyo ngiyo mu butaka. Kuko ndashaka kuvuga umuzi icyo ugiye gukora, uyu muzi wavomye kuri uyu muzi icyo ugiye gukora muri 2024. Abanyamwuka n'abantu mwumva yewe data we muntabare mumbe hafi kubwira uyu muzi bakwibeshaho babona umukungugu wakurenzeho. Please, bakwibeshaho babona barakudepasa n'imodoka ugenda umukungugu wakurenze ku birenge. Reka sinakubwira wihopfora gutya kandi ukora amafaranga menshi, umukungugu wakurenzeho. Ugira na complex yo kurira moto bitewe n'akazi ukora n'umushahara uhembwa, abana bakorera biri bafite imodoka. Iyo yose ni imikungugu yakurenzeho bari kubona, bakabona yakurenzeho n'igishyitsi cyarumye, bakabona byaranarangiye, bakabona n'imyaka ufite byararangiye ku myaka yawe. Kuko niyo batanze itangazo ry'akazi bashyiraho ngo kuba ufite uburambe mu kazi, ugasanga n'ubutari uburambe. Bari amatangaza nyica ibintu byose wari ubyujuje diplome imyaka, bati kuba ufite uburambe ku kazi. Hakaba igihe banandikaho ngo kuba utarengeje imyaka iyi, bagasanga umukungugu wakurenzeho iyo myaka warayirengeje. Yesu we, reka mbabwire, nibyo koko wakurenzeho, turanabyemera ko yakurenzeho. Reka turyemere ko umukungugu yaturenzeho, iragaragara yanatumukiye n'abantu. Hari igihe umukungugu natumukira n'abantu, ukamutumukira rwose ukamubwira uti nguriza bibiri, akakubwira ati ariko dukira muri ubundi bite byanyu.
ni umukungugu kandi iyi mikungugu mwihangane mwigumya no kuyitera n'abantu wowe upfa kurwana nuko ufite ibyiringiro umuzi uri kuvoma hepfo iyo ngiyo ngo n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Haleluya haleluya. Ariko umva icyo Bibiliya ivuze kuri ba Rusi umukungugu watumutseho n'imizi yo hejuru ikuma agapfakara nyirabukwe agapfakara imizi yo hejuru umukungugu mbega igishyitsi kikuma bakabona hejuru cyumye uzi ko banakicaraho. Warabonye ukuntu bakicara uzamutse akicaraho ushaka ukagira ngo nicyo kibaho na network. Narumiwe umuntu wese wanyuze akicaraho akitaba telefone agacata wagira ngo ni wowe ugira ama network di ariko ngo iyo cyumvise amazi umva uko Bibiliya yavuze icyo giti ngo iyo cyumvise amazi iyo witekaje iyo cyumvise ijwi iyo cyumvise amazi iyo cyumvise ijambo kirongera kigashibuka. Iyo gishibutse cya mbere gihita gitoha nk'igiti kikiri gito subiramo ngo nk'igiti kikiri gito subiramo ngo ngiye gutoha nk'igiti kikiri gito subiramo ngo ngiye gutoha nk'igiti kikiri gito. Ugiye kumera nk'aho ari bwo utangiye gukora amafaranga menshi ugiye kumera nk'igiti kikiri gito. Tugiye gusenga kikongera kikumva amazi kigatoha kikamera nk'igiti kikiri gito ngo kikagira amababi aryoshye n'imbuto nk'iza mbere. Ndakwaturaho kugira amababi kugira imbuto kumera nk'igiti kikiri gito kumera kadusenga. Mwami Yesu ijambo ryawe ritubwiye ko iki giti cyihanganiye intambara z'abagicaho bakakicaraho n'abagicaho bakacyasaho inkwi n'abakibeshyaho ko kirangiye. Ijambo ryawe rivuze ko kibitseho umuzi umanura. Turagushimiye ko watubitsemo uyu muzi utagaragara uvoma kure. Igiti kikiri gito kigiye gutoha tugiye gutoha abantu bagiye gutoha aba bantu bagiye kumera neza. Urakoze Mana ndagushimiye ko ubikoreye kwiyubahisha imbaraga zawe zigiye gukorera kuri aba bantu bakongera bakamera neza. Mbiseze shima mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka Wera. Amina. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen.